Bandimwe nshuti za Timazi TV nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana aho muherereye. Ndabifuriza ineza y'Imana ku buzima bwanyu, ndabifuriza ibyiza bikomoka ku Uwiteka bigereye ku buzima bwanyu n'imiryango yanyu. Nejejwe uyu munsi kongera kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Twabonye ko ijambo ry'Imana ari ryo ryubaka kandi rikarema imitima. Twifuje rero kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana, magambo twizera ko ari budufashe akatwubaka uyu munsi wa none. Nguhaye ikaze rero ubane nanjye muri iri jambo, kandi iri jambo ndagusengeye imbere ya byose kugira ngo rikubake kandi rigere ku cifuzo cawe, kandi rigire ico rihindura canze cyangwa cyananiranye. Ijambo ry'Imana niryo rirema, rigire ico rikuremera, rigire ico ryubaka ku buzima bwawe. Nyemerera rero mbere ya byose dusenga Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushize hejuru kuko uri Imana. Komeze kubana natwe muri iri jambo, komeze kuganira n'imitima yacu, ukomeze kutwiyereka. Abenshi bafite ibibazo, iri jambo ryawe ribikoreho. Abenshi barwaye, iri jambo ribakize. Abenshi bafite amasezerano, Mwami wanje, yatinze, ubahe kwihangana kugira ngo ayo masezerano abashe gusohora. Reka ubwiza bw'Imana buyobore muri iki kiganiro kandi butegeke. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Reka nanone ngusabe tutarinjira mu ijambo, kanda aho kuri subscribe, uraba unteye inkunga muri iyi ministeri y'ivugabutumwa. Rwose Imana yaduhaye ijambo, natwe tuzaribagezaho, ariko nawe kanda kuri subscribe. Ariko nanone iri jambo niba rigufashije, gira uwundi waryohereza, kora share cyangwa ryohereze ku wundi, nawe ryamwubaka nk'uko byagufashije. Nimuhabwe umugisha n'Uwiteka. Uyu munsi nashatse kuganira hejuru y'isezerano, isezerano ry'Imana. Imana yacu ni Imana y'amasezerano, kandi Imana itanga amasezerano kugira ngo idukomeze. Iyo Imana iguha isezerano ni ukugira ngo ikwihanganishe, ubwire ngo ibyo bibazo urimo ntibizakwica, izo ntambara urimo ntacyo zizagutwara, kuko hari isezerano, hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe ritarasohora ntacyo waba, keretse uvuye mu isezerano ry'Imana ukava mu buntu bw'Imana, keretse ukanamuka ukava mu kwizera, ukava mu gakiza. Aho niho n'Imana nayo idashobora gusohoroza amasezerano yawe. Ariko mu gihe ugikomeye mu isezerano, Imana ibiri kumwe nawe, ibikubereye maso. Rya sezerano ubwaryo ni ingabo igukingira kugira ngo kandi gushorere ikugeze ku by'Imana yavuze. Rero ndashaka kuvugana n'abafite amasezerano ndetse n'abafite Bibiliya ijambo ry'Imana nk'amasezerano. Iri rero naryo ubwaryo ni amasezerano aryuzuye kandi ni ayacu. Ayo nayo ni ingirakamaro kuri twe, kandi ni amasezerano agomba kutwubaka akagira n'ico akora ku buzima bwacu. Rero nyemerera tubashe kuganira umwanya mutoya. Uramfasha dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15. Hari ijambo rivuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwawe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Iri jambo niryo nashatse kugira ngo tuganire, kuko iri ni isezerano rikomeye. Iki gitabo c'Itangiriro, aha niho hagaragara isezerano rya mbere Imana yari ihaye uyu mubyeyi cyangwa Adamu na Eva aho bari mu ngobyi ya Edeni. Iri ni isezerano rya mbere Imana yabahaye ubwo umuntu yari amaze kuyoba, ayobeshejwe n'inzoka. Imana yo mu ijuru, kuko ari Imana y'amasezerano, yongera gukorana isezerano n'umuntu ryo kumukiza, kugira ngo imukize cacaha yinjiyemo, cacaha yatejwe na cakinyoma yabeshwe na Satani. Ariko ico ngamije cyane kuvuga ni ukuvuga iri sezerano ubwaryo. Mu masezerano yose yatinze gusohora, iri ni irya mbere. Mu masezerano yose yamaze igihe kirekire, turasanga iri sezerano ariryo sezerano rya mbere ryatinze gusohora kuruta ayandi yose. Kuko Imana iganira na Eva na ya nzoka,
yabwiye ya nzoka amagambo ayireba. Muri ayo magambo yabwiye inzoka, Imana ibwira inzoka ngo nshize urwango hagati yawe y'urubyaro rwawe wa nzoka we n'urubyaro rw'uyu mugore Eva. Aravuga ngo urubyaro rw'inzoka ruzaruma agatsinsino k'urubyaro rw'uyu mugore, ariko nanone urubyaro rw'uyu mugore narwo nawe ruzagukandagira umutwe, ruzakumena umutwe. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Imana yo mu ijuru ari Imana itanga isezerano ryo kugira ngo Satani azamene umutwe, azakandagirwe umutwe. Kandi turabona ahantu Satani yanesherejwe, aho Satani yakandagiriye umutwe ni Golgota ku musaraba, niho Yesu yakandagiye umutwe wa ya nzoka ariyo Satani. Aho Yesu iri sezerano ryasohoreye ni Golgota. Bivuze iki bene data? Ni ukugira ngo mbabwire ngo Imana yatanze iri sezerano rimara igihe kirekire, ariko rirasohora. Rimaze gusohora rigeraho Satani akandagirwa umutwe i Golgota, Yesu aramunesha, kandi Yesu aba uwo mu rubyaro rwa wa mugore. Isezerano niryo nashatse kuvuga ko uyu munsi. Hari ibintu bine nshaka kuvuga mu kanya gato bijanye n'isezerano. Icya mbere nagira ngo ubwire ngo isezerano ry'Imana, iyo Imana iriguhaye, niyo waba ukiri umwana muto, iryo sezerano rikugumaho. Isezerano rikagendana nawe aho wakwirirwa, aho warara, haba mu buzima bubi, haba mu buzima bwiza, habaho mu mibereho mibi cyangwa mu mibereho myiza. Isezerano ry'Imana riba riri kuri wowe. Isezerano rigendana n'umuntu aho yiriwe, aho araye, mu gihe agihagaze neza mu Mana. Imana yacu ishimwe cyane. Isezerano rigendana nawe waba uri mu kaga, waba uri mu makuba. Cya kindi Imana yavuze kiguma kuri wowe, ubwaco kikakurinda, ubwaco kikagendana nawe kugeza igihe iryo sezerano rizasohorera. Isezerano umuntu agendana naryo. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite isezerano, menya ko iryo sezerano ugendana naryo. Ntabwo byakugiye kure, riri muri wowe, riragendana nawe nubwo waba umeze ukumeze. Niba hari isezerano rikuriho, menya ngo rizasohora kuko riri kumwe nanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Icya kabiri nagira ngo mvuge kuri iri sezerano, isezerano ry'umuntu cyangwa isezerano Imana yahaye umuntu, ni isezerano rigira inzira rinyuramo. Ntabwo isezerano rijya ripfa kuza ngo rigusohorereho ridafite inzira ryakunyujijemo. Isezerano rirakujyana rikagira aho rigucisha Imana ishaka kugira ngo ribashe gusohora. Bibiri ijambo ry'Imana ritwereka Yosefu rimushorera, rimucisha ahakomeye. Byamucishije mu rwobo. Abantu bibwira ko apfuye, bakuru be bibwira ko ari bupfire muri urwo rwobo, ariko yari inzira Imana yashatse ngo arucemo. Iyo yari inzira y'isezerano, ariko nanone ntibyabaye ngombwa ko bamwica, byabaye ngombwa ko bamugurisha. Isezerano ryaramugurishije, isezerano ryamwambitse ubusa, baramwambika ubusa, ariko byari inzira y'isezerano. Aragenda baramugurisha, ajya i Misiri, ajya mu Egiputa, ajya kwa Potifari. Isezerano rimukura mu gikundiro cya se, aho se yamukundiraga. Yari umwana se yakundaga cyane, Bibiliya niko ivuga, ariko rimujyana kuba umukozi wo mu rugo. Isezerano ryagucisha ahakomeye. Isezerano ryagucisha aho ushobora kwibaza, ukibaza ngo se Imana iracyari kumwe nanjye? Inzira y'isezerano rigucishamo rigenda uko Imana yaritegetse, cyangwa rikakujyana uko Imana ishaka, bitajyanye akenshi n'ubushake bw'umwana w'umuntu. Aho naho isezerano ryahagucisha.
ndavuga nihuta, turabona isezerano ry'Imana ryo kugira ngo bariya bene se bamupfukamire byagombaga gusohorera mu Egiputa. Niho Imana yari yarariteguye ko ariho rizasohorera. Rero byari ngombwa, byari bikwiriye kugira ngo anyure hariya yaciye kugeza ageze muri prison, ariko nanone igihe cy'isezerano kigeze, Imana yaramuzamuye. Barya bene se bageze mu Egiputa baramupfukamiye kuko ariko isezerano ry'Imana byari rimeze. Rero nagira ngo nkubwire ngo iyo ngingo ya kabiri umenye ko isezerano ry'Imana rigira inzira. Ushobora kuba aho uri ari isezerano ry'Imana ririmo kuhagucisha, ushobora kuba ibyo urimo gucamo ari isezerano ry'Imana ririmo kubigucishamo. Ico kintu umenye iki? Umenye yuko Imana ifite kugucisha mu nzira ishaka kugira ngo isohoze isezerano ryayo. Akenshi ntibitubwira, ibigira ibanga ryayo kugira ngo natwe duhore imbere y'Imana dusenga, twegera Imana. Kuko Imana iyo ikubwiye byose abantu barirara, ariko ibyinshi bitwikubita hejuru, ibyinshi bitwituraho tutabizi. Ariko nanone iyo ibibizi kuko ari Imana kandi biducishamo ibizi ko yo tuzabicamo kandi tukabisohokamo neza. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha. Kindi navuga isezerano, ikintu kigira gatatu kiri ku isezerano, menya ko isezerano rigira umushorera. Ntabwo isezerano rijya riza ridafite risohora, ridafite abagira uruhare mu kugira ngo risohore. Hari abantu bagira uruhare kugira ngo Imana iba yarateguye kugira ngo isezerano ry'Imana risohore. Icyo Imana yaguteguriye ifite abo izagicishamo, boba ari abantu beza cyangwa ari abantu babi. Nk'uko Yosefu bene se bamubereye babi, ariko abo nibo Imana yari yarateguye. Rero Imana yaguteguriye abantu bazagucisha ahantu. Iyo ari abantu babi nabo baba bagufasha, niba Imana iba yateguye ngo bakushorere bakwinjize mu isezerano, uzamenye ikintu kimwe gusa: niba bagushoreye uzamenye kuri imbere, bo bari inyuma. Baragushoreye kugira ngo bakugeze aho ujya. Iyo umuntu agutera amabuye, ariko akagutera amabuye akwerekeza iyo ugana ku isezerano ryawe, menya ko wirukanka. Nubwo umuntu akwirukana, ariko arakwirukana uri mu nzira ijya iyo uja, ijya iyo ugana, ugerayo vuba, ndetse kubera ko bakwirukanye bituma n'amaguru yihuta. Ni nayo mpamvu iyo habonetse abagucurira bituma isezerano ry'Imana ryihuta vuba. Turabibona kuri Ana. Iyo Penina atajya kubaho, ntabwo Ana yari kubona Samweli. Ariko iyo habonye umushorera, ugushorera niyo yaba ari mubi, aragushorera akakwinjiza mu masezerano. Cyo kintu tukimenye nk'ikintu cy'ingirakamaro kandi gishobora kugira ico kigufasha. Ndabizi ushobora kuba ufite impamvu zimwe na zimwe wabuzana imbere y'Imana, ariko Imana yo irabizi. Ntabwo Imana igucishaho itabizi, ntabwo byayiciye mu myanya y'intoki. Imana izi guplaninga, kandi ibyo planinga kenshi ntibitubwira. Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha kugira ngo aya magambo akubake kandi yongere akureme. Izina ry'Imana yacu rihabwe icubahiro. Imana ishobora gukoresha n'abantu beza bakagushigikira, bakakujyana kuko ari Imana yateguye kugira ngo bazakwinjize mu masezerano. Ibyo nabyo Imana yabigukorera, kuko Imana yo ibyo ikora byose kuri yo biba ari byiza. Nkuko bivuga ngo byose bifatikana, kubizera byose bifatikaniriza hamwe kuturemera ibyiza. Ibyo byose Imana ibona ko bifatikaniriza hamwe kukuremera ibyiza. Izina ry'Imana yacu rishimwe kandi rihabwe icubahiro. Nagira ngo mvuge ikintu cakane ku isezerano, nuko ugomba kumenya ko isezerano ry'Imana risohorera igihe. Iryo sezerano ufite ntabwo rizasohora isaha y'Imana itaragera. Niyo mpamvu rero benshi bakunda gusubira inyuma, kubera kuko babonye ko isezerano bararifite ariko bagasubira inyuma kubera iyo mpamvu. Nagira ngo nkubwire rero mwene data, isaha y'Imana iyo itaragera, Imana ntishobora gusohora isezerano ryawe. Iryo sezerano ryawe rifite isaha Imana yariteguriye rizasohorera. Menya ko niyo wakora iki, Imana ikorera ku isaha yawe. Abenshi bavuga ko bizeye ntibyasohora, benshi bavuga ko ibyo barategereje ntibyasohora, nuko isaha y'Imana itaragera. Imana izi guplaninga, ikagena igihe izagushirira hejuru, igihe izagukura mu gisuzuguriro, igihe Imana izakuzamurira kuko wayikoreye. Imana yacu ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire mwene data, nkubwire ibintu bigera nko kuri bingahe bijya bituma isezerano ridasohora.
Icambere abenshi bajya barambirwa. Iyo barambiwe ujya uva mu byo kwizerwa, ujya uva mu gakiza. Abenshi bajya barambirwa bakava mu gakiza. Iyo warambiwe uzuva mu gakiza, uzuva mu isezerano. Bibiliya ivuga ngo siko bizahora. Muri Zaburi siko bizahora kubiringira Imana, kubategereza Uwiteka siko bizahora. Ahubwo ngo abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni, ariko abiringiye Uwiteka kibazakorwa n'isoni. Ntabwo Imana yakwemera gukorwa n'isoni warayiringiye, ariko ugihagaze mu isezerano turambirwe. Kurambirwa n'umwanzi utuma isezerano ridasohora, kuko abenshi iyo bamaze kurambirwa bicira inzira. Turabona Aburahamu amaze kurambirwa atangira kwicira inzira, ndetse n'umugore we, kandi bari bafite isezerano. Imana yarabahaye isezerano ko bazabyara, ariko ngo barebe imyaka bafite bariheba. Babonye igihe aho kigeze bariheba, baravuga ngo reka twicire inzira. Ariko Imana iravuga ngo ya uwo navuze Suriya. Ariko Imana yaje kubaha umwana. Imana ibaha umwana ukenewe muri ico gihe. Uw'Imana yabahaye nk'isezerano Isaka, Imana iramubaha. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, w'Imana iguhe Isaka wawe. Ureke kuja gushaka Abahagari, ureke kuja gushaka Abahagari ngo wicire inzira kugira ngo ubone igisubizo kandi ufite isezerano. Rindira, Imana izaguha Isaka wawe, kuko Isaka ari we mwana w'isezerano. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yo mu ijuru ikumbere mugisha wewe urimo kunyumva. Undi mwanzi wa kabiri w'isezerano Imana yaguhaye, hari umwanzi wa kabiri witwa kurambirwa. Umwanzi wa kabiri ni umwanzi witwa gushidikanya. Amini, kurambirwa nibyo twari tuvuyeho. Gushidikanya, abantu benshi baje bashidikanya, bagashidikanya. Iyo igihe kigiye ukabona Imana ndirasohoza icyo yavuze, benshi bajya bashidikanya. Ahari si ijwi ry'Imana numvise, ahari ni si Imana yavuze. Abenshi bakabiva mu masezerano bashingiye kuki? Bashingiye kuvuga ngo si Imana. Ahari si Imana yavuze, ahari si ijambo ry'Imana, ahari ninjye wibwiye. Benshi bakava mu isezerano. Ico ni ikintu kibaho. Benshi bafite gushidikanya. Iyo bageze mu gikombe cyo gushidikanya Imana, n'abamu Kristo bakigezemo. Ariko ndagira ngo ubwira ngo ntushidikanye. Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, no kubisohoza izabisohoza, kuko Imana ari Imana yo kwizerwa. Bibiliya ivuga ngo Imana ni inyangamugayo, ngo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, ngo nubwo abantu batakwizerwa yo isigara ari yo kwizerwa. Bwana asifiwe sana. Reka nkubwirire ijambo bindi rikurikiyeho. Abantu akenshi bajya kwibagirwa icyo Imana yagukoreye, kijya kiba umwanzi utuma n'ibindi Imana yavuze bitazasohora. Abenshi bibagirwa iby'Imana yavuze, bakibagirwa n'iby'Imana yakoze. Ariko shingira ku cyo Imana yagukoreye. Ntubuze na kimwe mu buzima bwawe Imana yakoze. Iyakoze cya kindi niki kindi kiri imbere yawe Imana izagikora. Imana niyo kwizerwa. Iyagukoreye kiriya niki izagikora. Iracari yo kwizerwa kugeza na none. Imana yacu yahabwa icubahiro. Rero nagira ngo nkubwire ngo reka kurambirwa, tegereza isaha y'Imana. Reka gushidikanya, reka kwibagirwa. Wikwibagirwa icyo Imana yakoze. Iyakoze kiriya mwene data, niki gisigaye izagikora. Ese iki kiri imbere yawe nico cari kigoye kuruta kiriya? Iyakoze kiriya niki izagikora, kuko yakivuze. Imana niyo kwizerwa ku ijambo ryayo yavuze. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Nagira ngo ngubwire mwene data, njya gusoza, Imana ni Imana ya discipline. Imana byose bikorana discipline. Ibifite uko yabiteguye, ibifite nuko izabisohoza, ibifite n'umwanya wayo izabisohoreza, ibifite n'inzira yayo izabicishamo. Wewe emera kugendana n'Imana mu nzira yaciye yo kugira ngo unyuremo. Mungu ana mapito yake. Imana ifite inzira zayo,
igucishamo kugira ngo isoze rya sezerano ryawe. Isuzume gusa umenye ko ugihagararanye n'Imana. Niba ugihagararanye n'Imana, Imana yo mu ijuru izagusohoreza amasezerano nta kabuza, kuko ariyo kwizera. Ndagira nkubwire rero, Imana yasohoje isezerano ryo mu Itangiriro mu gice cya mbere umurongo wa 15 rivuga ngo urubyaro rw'umugore ruzakandagira Satani rumumena umutwe, rigasohorera igorigota. Hashize imyaka ibihumbi, iryawe ry'imyaka ingahe Imana izananirwa kuyisohoza? Imana izagusohoreza amasezerano. Bibiri zivuga ngo hari igorigota niho Yesu yakandagiriye Satani umutwe arawumena. Natwe turanesha, ariko aravuga ngo nawe ngo azamuruma agatsinsino. Izi ntambara duhura nazo ni Satani bo waturumye ibitsinsino. Izi ntambara duhura nazo, izi ndwara duhura nazo ni Satani guturuma ibitsinsino. Ariko ico ngira ngo ubwire nuko Yesu yamaze kumumena umutwe, iryo sezerano ryarasohoye. Menya ko n'iryawe ufite rizasohora. Imana yo mu ijuru ikumbera umugisha kubwira ijambo, kandi iri jambo rikubake, kandi iri jambo rigico rikumarira. Reka turangize dusenga Imana, dusengere abantu bafite amasezerano, dusengere abantu bizeye ijambo ry'Imana ngiri sezerano tugomba kugenderaho. Kuko muri kino gihe harimo abantu babahanuzi b'ibinyoma, bahanurira abantu ibinyoma, abantu bakicara bacigatiye ibintu ngo n'amasezerano naho ari ubusa, nta kintu kirimo. Ariko dore isezerano rizima ritajya ribesha ni Bibiliya, bari ryugenderaho. Ibyo Bibiliya ivuga ni ibyawe, amasezerano ari mu Bibiliya n'ayawe, kuko wizera Imana. Imana izayasohoza, yasohoze kubw'umwete wayo n'imbaraga zayo. Mwami Yesu, ndagushimiye ku bwa mwene data unteze amatwi, mumpera umugisha. Afite amasezerano ari mu ijambo ryawe, uko asoma ijambo ryawe yizera, yakijijwe, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yakiriye ayo masezerano. Ndamusengeye Mwami ngo uyamusohoreze. Ibimugoye byose, ibisa n'intambara, ibisa n'imisozi, bikurweho mu izina rya Yesu, kugira ngo Mwami yinjire mu masezerano. Niko Bibiri ijambo ryawe rimbwira ngo yemwe mwa misozi miremire mwe mwiyitike imbere ya Zorobabeli, muzacishwa bugufi. Reka Mwami Yesu, imbere ya mwene data imisozi iri imbere ye icishwe bugufi kubw'icubahiro cawe, maze yinjire mu masezerano, yinjire muri gakondo ye, yinjire muri Kanani ye kubw'icubahiro c'Imana. Ndagushimiye Kristo kuko wumvishe gusenga kwanjye, kandi ubikora byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti niho dusenze. Amen. Mubarikiwe sana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Nakagaruka turabasaba rero mukomeze mudukurikire, kandi turizera ko iri jambo ribubaka. Nimukore subscribe, mukore comment na share hano kuri Timazi na Timazi TV, muzaba mukoze. Imana nibampera umugisha. Bye bye, amahoro y'Imana.